yishyuye ntabwo yishyuye mu minsi yashize nk'itatu nibwo nyirayo yatangiye guhamagara ati muri kwibwira iki wanjye arababwira ati nabonye ufite impano kandi ntanjye impano ufite hari ubufasha naguha atari ubw'amafaranga ati nimba witeguye tayari nazaza aguha impano yo kugukorera indirimbo. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, je t'aime trop, nalingo mingi wana. Manzi na Innocente, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocente, isonga mbere turabashyigikiye. Si ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Fizz TV no kuri Manzi na Innocente TV. Hanyuma uyu munsi bafitiye agashya rero kameze gute? Agashya no kuvuga ngo Sadunda nyuma yaho vire mu butinganyi, hanyuma akaba komaze gukora indirimbo ebyiri za gospel. No kuvuga ngo Sadunda twamenya amakuru neza yuko agiye gukora indirimbo yako ya gatatu. No kuvuga ngo si ukubabeshya pe, nago nzi ngo yavanye y'amafaranga agiye gukoramo indirimbo, kuko ndabizi ko yaramaze iminsi akena. Niba yatewe inkunga n'abadiaspora simbizi, niba yatewe inkunga n'abantu baye nabyo nzi. Ubwo ibyo ngibyo nibyo tugiye kumenya. Hanyuma rero icyo mbabwira, tugende mbereke studio agiye gukoreramo, tumwibarize. Murakoze. Urikira cameraman. Nahanga amakusa du bimeze bite se? ni sawa biracamo komera cyane. Amakuru muvanga salama bisa du ni sawa bimeze bite se? ni sawa na amahoro. Biracamo umeze neza muri studio. Na Innocente meze mute? Amakuru y'iminsi se? Biragenda. Okay, Innocente ndashaka kunyibwirira amakuru y'iminsi. Asokanye ahantu bita Kayonza, abanyarwandakazi ni Kayonza, hanyuma bakaza gukora indirimbo. Niko mwagiye mutubyikira niba natwe abanyamakuru tukabimenya. Ese ubwo batwasohoka kandi basokanye bajya kuri hoteli bakajya mu mashyamba bakajya ahangaha niho twasohoka. None ndashaka kwibariza Innocente, imba atari ibanga tuvana n'urujijo mu banyarwanda ko mbizi ko mumaze iminsi mufite ikibazo cy'ubukene, amafaranga yo gukora indirimbo ya gatatu mwayakuye? Imana yaguhaye impano itanga n'uburyo impano uzayikoreshamo. Nuko bitugurimbaje ngo ibibazo turimo n'ubundi ntabwo birarangira, ahubwo n'umuvandimwe w'i studio yarebye video indirimbo twakoze, hamagara umugabo wanjye arababwira ati nabonye ufite impano kandi ntanjye impano ufite hari ubufasha naguha atari ubw'amafaranga, ati nimba witeguye tayari nazaza aguha impano yo kugukorera indirimbo. Umuntu ukora umuntu w'umugabo n'uyu muvandimwe se cyangwa ni boss? Mbo ibyo byabazwa ntabwo ari boss we, kuko uyu nguyu ushobora kuba ari nawe boss. Uyu nguyu niwe watubwiye ngo tuzaze nimba umugabo wanjye yiyamenye yari afite impano koko nk'uko yabonye indirimbo ze za mbere, tuzaze mufashe mukorere ku karirimbo. None se Innocente, nyuma yaho umugabo wavire mu butinganyi Imana ikamufasha akaba muzima, uri kwiyumva ukuye hariya hantu nta kindi cyituro twaha Imana usibye kuyiririmbira.
ubu ngubu ugeze kure usenga Imana nase ujya handi jya numva ngo ni uzakanyarira bo kujya gusenga Imana yanjye ntabwo bisaba ngo njye ngo muri iyi misozi n'iki ku buryo nimba Imana nabwo yaratwibwira ati jya mu cyumba cyawe wihereye umamagare nzaza abashoboye kuzamuka iyo misozi barabishoboye ariko ngera aho njya muri iyo misozi no mu butangiye rimwe na rimwe ariko n'ubundi gusengera mu rugo nicyo wabwira abagore bameze nkawe bafite abagabo bagize ibyago cyangwa se ibibazo byinshi cyane bimeze nka biriya byago bo abantu bagira ibibazo bigiye bitandukanye mu ngo zabo gusa umugore wese cyangwa umudamu wese uri mu kigeragezo runaka cyaba icy'umuryango cyaba icy'urugo cyaba icy'abana cyaba icy'umugabo nasenge we asenge yizeye yuko ari igihe umucyo uzamurasira akongera akishima nk'uko yari ameze mbere cyangwa se Imana ikamurindira no muri ibyo gerageza amen amen kabisa ya hanyuma uretse ndakugaruka nyuma amande ndabura mugabo nawe muvugisha komera cyane nyakubahwa komera cyane meze mutese ndakomeye hanyuma ndashaka utubwire sibyo nkatwe abanyamakuru ni ibihe byumviro wiyumviriye ku buryo wavuze uti Sadunda ndabona ameze neza bakoze indirimbo nziza yo guhimbaza Imana hanyuma warangiza ukabatumira ati muze nanjye mbakorera akaririmbo iyo umuntu avuye mu byaha akava mu mafuti akava mu Imana itishimira ukabona araje byonyine Bibiliya iravuga ngo iyo umupagani akijijwe ngo mu ijuru impundu ziravuga akaba n'andi banditse ngo hari umwana w'ikirara ngo arabura ariko agarutse ise mwakira neza bivuze ngo yari afite n'abandi bana ariko wa mwana umwe kubera yari agarutse abo umunezero mu rugo rero ngewe narishimye kubona ko Sadunda wacu yongeye kugaruka mu bwiza bw'Imana kandi agaruka no muri gospel biba byiza ko nemera kumufasha kuko icyo gihe yaragiye mu bukene kubera ibyo byose yirukansemo numva rero namuha promotion yo kumukora indirimbo kuko yanisabye kandi mbona ko ari iby'ingenzi ya hanyuma ubundi indirimbo ikorera ngaho indirimbo usanzwe ni 50 yose warahebye bavuga ati Sadunda naze mukore indirimbo uzamukora video narayahebye ariko n'amavideo tuzabipanga turebe uburyo tubikoramo neza kugira ngo bizasohoke neza hanyuma uvuga iki ku bantu bafite umutima nk'uwawe mu buzima bwose tugomba kuba dufasha kuko natwe aho tugeze twarafashijwe nta muntu wakizamura wenyine ku giti cye ahubwo tugenda dufashwa n'abandi bagenzi bacu rero umuntu uzi ko yagenda mu nzira wenyine ntabwo abazagerayo ariko iyo uri kumwe n'abandi ugira imbaraga rero abantu turafashanya kandi nibyo byakagombye kuturanga none uri kubona Sadunda ari kubikora neza mu kuririmba cyangwa uri kubona biri kumucanga biri kugenda neza nanabwira abantu ngo bitegure indirimbo nziza igiye gusohoka kandi ifite amavuta ni indirimbo ifite ubutumwa bwiza arimo arashishikariza abantu kugaruka kuri Yesu abaha umunezero w'Imana iyo ndirimbo bayitegure rwose ni indirimbo iryoshye cyane yaba gatwara dufite abanyarwanda bose bameze nkawe u Rwanda rwacu rwaba paradiso simvuze ibindi bihugu u Rwanda rwacu rwaba paradiso hanyuma nanasaba abanyarwanda muri rusange mujye mugira impuhwe mujye mugira gufasha hanyuma munanafashe Sadunda kuko ndabizi neza ko Sadunda afite ibibazo byinshi cyane bimukomereye afite urugo afite byinshi cyane bimuri ku mutwe mumufashe munana ukabona namuremera nako kadirimbo cyangwa uturirimbo tubiri cyangwa utuvideo dutatu ukavuga ati Sadunda kora video nziza hanyuma ndagushimira cyane wa muvandimwe we sibyo hanyuma ndashaka kukubaza sibyo ko studio yawe mbona ari studio nziza hanyuma hari abandi bantu nibura nk'urubyiruko cyangwa abandi bantu baririmba wabufasha ni benshi kuko studio yacu ntago irebera gusa ku mafaranga nubwo navuze ngo ngure 50 ariko iyo tuganiriye burya biterwa n'ukuntu meza ku kanya iyo ufite ikibazo cy'amafaranga nta mafaranga menshi ufite kandi ushaka kugira ngo uvuge ubutumwa ushaka kugira ngo usohore impano yawe hanze turagufasha hari abantu benshi turi gufasha turi kuzamura ku mpano zabo abakizamuka urumva rero Imana yaduhaye impano yo kugira ngo dufashe abantu ntabwo dukore amafaranga gusa
kandi ngira ngo n'indirimbo ziba zitandukanye siko bimeze ziba zitandukanye hari indirimbo irenze hari indirimbo iri mu rugero nyine mbese zigiye zitandukanye zitandukanye ariko cyane kuri muzike ari igihe bisaba gucurangisha ama muzike cyane amagitari mbese amagitari solo amakorari nyine asaba muzike ngoma live bisa nkaho byongeraho gato ku bushobozi ariko ubusanzwe rwose turoroshye cyane ni twebwe studio yoroshye hanyuma studio yanyu yitwa ngo iki studio yacu yitwa Green Mountain Studio iherereye Kayonza mu mujyi umuntu wese wagera Kayonza yatugeraho bivuze ngo n'abandi bantu urubyiruko abamama baririmba mu makorari abantu bagiye batandukanye n'abahanzi nyarwanda mwese mwamugana akabakorera indirimbo kandi ndumva byanze bikunze ushobora gukora indirimbo neza oya ndiyizeye hanyuma ikibazo kindi nakubaza indirimbo ya Sadunda dufate ko iraba mu minimum irabisohotse mu minsi ingahe iminsi itarenze 5 cyangwa se munsi yayo ho gatoya turaza gushyiramo imbaraga kugira ngo irangire vuba kugira n'abanyarwanda bumvuga ubutumwa bwiza hakiri kare na ukuri turagushimira cyane hanyuma wavuga nimero yawe ya telefone kugira ngo abakugana babone uburyo bakubona reka mbaye nimero 2 kuko kugira ngo imwe muyimbuzeho mwambona ku yindi ya mbere ni 0788 24 0196 iya kabiri ni 0784 5 izo ngizo nimero Imana iguha umugisha mwinshi cyane kandi ukomeze ugire uwo mutima w'ubutwari n'impuhwe Imana ikomeze igufashe kandi yagura ibyo uri gukora namwe Imana ibafashe kuko ni muri gukora namwe muri kwagura ubwiza bw'Imana no muratuma abanyarwanda benshi babona ibyiza kandi wenda byari byihishe hari abatari babizi ariko ibyo mukora bituma n'abantu bagenda babimenya Imana igiye umugisha cyane amen hanyuma Sadunda mu buzima busanzwe ubu muri iyi minsi hari umugati cyangwa se ibiryo byo mu rugo cyangwa se abana wenda nzi ko ufite umwana umwe waba uri kubona nyine umugati w'umwana cyangwa se n'ibyo murya muri rusange biragoye ni ibintu biba bigoye ariko nyine bigomba kubaho burya mu buzima hari ikintu kiba kitagomba kubura mu buzima shinuza food na shelters naho kuba n'ibiryo mu buzima ni ibintu bikenewe ni byo bita basic needs biba bikenewe nyine ni ibintu by'ibanze bikenewe urumva rero biragoye ukwicara nirukanka nyine ncuruza ibiraha ncuruza duki tuntu nkuto urwana n'umutekano babikwambura babimena babijugunya ariko uko biri kose ukagera gute ukabaho Madamu acuruza agataro bakamwambura n'ubara akamwambuye afite akantu gatoya cyane acuruza gato cyane nyine kameze nk'aga paniye acuruza aho tuvuka nka 3 urumva nyine byose ubuzima ni movement hanyuma ndashaka kukubaza Sadunda ni iki wakisabira abantu ikintu nabisabira cyambere ni ukumfasha amasengesho nicyo cyambere kibanze kumfasha amasengesho icya kabiri buriya reka nkubwire uretse ko bakunda kuvuga bati ngo tujya ku YouTube tujya gusaba tugera gute ntago ari byo wenda bya mbere byibanze ngo ugiye gusabariza kugera gute gusa ariko niba hari ikibazo ufite runaka ni ibintu biba binagaragara cyane ko icyo kibazo gihari umuntu ufite umutima w'urukundo aravuga ati ko biri kose nariye igitoki ikiro cy'igitoki reka mfate ibere rimwe ndihereze umuryango wa Sadunda nawo wavanse biva ku mutima w'umuntu ariko ntabwo ari uvango urasabye umuntu cyangwa se ngo bigenze gute na gute biva ku mutima ni we wenyine wigirira icyo gitekerezo cyangwa se nk'uko umuvandimwe yambonye kuri YouTube akamamagara ngo nzazame ankorere indirimbo nta kindi yabona yama uretse kunkorera indirimbo nundi nawe nuko nguko ni abantu bagenda bava inshuti ngo ziva ku nzira hanyuma se Sadunda inzu murimo irishyuye cyangwa ntabwo yishyuye ntabwo yishyuye mu minsi yashize nk'itatu nibwo nyirayo
yatangiye guhamagara ati muri kwibwira iki ko biri kose waba wabuze nayo kurya mugiye kubona inzu ni ibintu bigoye ariko twese n'Imana twitungire ntago bivuze ngo mw'abanyarwanda mwe mugira umutima utanga kandi mugira umutima ufasha kandi Imana nimba Imana yaraguhaye ikaba yaraguhaye ikintu runaka fasha mugenzi wawe nawe umufashe agira gute abeho neza. Sadunda akeneye kwishyura inzu, Sadunda akeneye gutunga umuryango we, Sadunda akeneye byinshi cyane nyine byo mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero ikintu nagusaba wa muvandimwe we fasha Sadunda. Wifasha Sadunda wenda mu buryo bw'amafaranga gusa, mufashe mu buryo bw'amasengesho, mufashe mu buryo bw'amafaranga kugira ngo abone uko yishyura yanzu, abone uko atunga umugore we n'abana be nako n'umwana we, umufashe muri byose nyine mbese nk'abanyarwanda ni wa mugani wiwe niyo waba ufite amabere abiri y'igitoki wamuha ibere rimwe nawe akagira gute nawe akabasha kugira. Hanyuma ndi gusoza ndabashimira Imana ikomeze kubaho umugisha. Hanyuma ndumva nimero za Sadunda muzifite namugira icyo mwibwira. Imana ibamera umugisha, ndabakunda. Urubuga rwanjye rwa TikTok ni Fist TV, Instagram ni Fist TV. Imana ibaho umugisha, ndabakunda.